mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuze cyane kandi tubifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kongera kwiga ku ijambo ry'Imana. Reka rero nizere ko mukomeje kugubwa neza, mwebwe mwese abakomeje gutega amatwi. Uyu munsi rero dufite umugisha, turi kumwe n'abakozi b'Imana. Reka mbakire vuba batwibwire, hanyuma harimo uri butugezeho ijambo ry'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Good afternoon. This is Dean Becken from the United States of America. Uyu rero akaba ari nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Yitwa Dean Becken, akaba turuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ibaha umugisha. Reka nizere ko namwe muguwe neza. Reka dusenge Imana. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Tugushimiye ko utwemereye ukaba uturetse ngo dukomeze duhumeke, dukomeze twumve, dukomeze dutere intambwe, twongereho iyindi, dukora ibyo dukora byose n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Ntago byari bidukwiriye kuko hari benshi batakibishoboye, kandi atari uko bakoze ibyaha biruta ibyacu, ahubwo nuko ari wowe ubishaka. Rero ushimwe ko ariko wabihisemo, kandi ushimwe by'umwihariko ko wemeye ko amatwi yacu yongera kumvira ijambo. Ngaho rifashe rihindura imitima yacu, kandi tumere nk'uko ushaka, twe kuba uko dushaka, ryongere ritureme bundi bushya, duhinduke ibikoresho byawe bizima wishimira. Urakoze rero, humugisha umugaragu wawe ugiye kuritugezaho, uhumugisha buri muntu wese uteze amatwi, na buri muntu wese uri gukora ibishoboka byose ngo iyi radio ishobore gukomeza kuvuga. Umuhumugisha. Urakoze rero kuri mwiza, kandi ko tego gukora byinshi birenze n'ibyo tugusabye, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. You're welcome, sir. Amen. And again, I want to say thank you very much. Reka nongere mbashimire cyane for the wonderful privilege to be here in Rwanda with you. Kubwo kongera kunyemerera nkaba ndi hano mu Rwanda, ndetse nkaba nshobora kuganira namwe. And I thank you ahead of time for your kind attention. Nkaba mbashimiye uburyo mugiye gutega amatwi as we look into God's word together. Uko turebera mu ijambo ry'Imana hamwe. Today we would like to talk with you about ensuring that your heart is right with God. Kuri uyu munsi turashaka kuganira namwe ku ngingo igira iti kumenya neza ku mutima wawe utunganiye Imana. The Bible warns us all that we should prepare to meet our God. Bibiliya itubwira neza yuko dukwiriye kwitegurira guhura n'Imana yacu. In Hebrews it tells us mu Baheburayo haratubwira ngo that it is appointed unto man once to die. Ko umuntu ariho ariko akaba agomba no kuzapfa. And then comes the judgment. Hanyuma hakaza urubanza. Are you ready? Ese uriteguye? Is your heart right with God? Ese umutima wawe utunganiye Imana? To do that we talked about 3 different heart conditions. Kugira ngo ibyo tubimenye twavuze kuri kondisiyo z'uburyo butatu z'umutima. And yesterday we covered 2 of them. Ejo twavuze ku buryo bubiri. And today we'll touch on the third. Uyu munsi turavuga ku mutima wa gatatu. Just as a reminder, the first condition ndagira ngo mbibutse kondisiyo ya mbere y'umutima in regards to our heart when it comes to eternity. Iyo turi kuvuga ku bijyanye n'ubugingo buhoraho. The first condition is a heart that says there is no God. Hari umutima, hari ubwoko bw'umutima uvuga ngo nta Mana iriho. Again, I think the people of Rwanda are much smarter than this. Kandi ndatekereza nkuko nabivuze ejo ko abantu bo mu Rwanda abanyabwenge nta wavuga ko nta Mana iriho. For the Bible says of that person, kuko Bibiliya ivuga kuri uwo muntu iti in Psalm 14:1, muri Zaburi ya 14 umurongo wa mbere, the fool hath said in his heart there is no God. ngo umupfapfa aribwira mu mutima we ati nta Mana iriho. I trust that the dear people of Rwanda
ndizera ko abakunzi banjye bo mu Rwanda would not be counted as fools. batakwigera babarirwa mw'aba bantu b'abapfapfa. The second heart condition that we talked about, ubundi bwoko bw'umutima twavuzeho, this mindset that we all fall into, iyi ni imitekerereze twese tujya tugwamo. there's the proud heart. ni umutima wuzuye ubwibone. And again, we dealt with the proud heart yesterday. twaganiriye ku mutima wuzuye ubwibone ku munsi w'ejo, And as a reminder, kandi kugira ngo mbibutse neza, the proud heart feels it can do things on its own. umutima wuzuye ubwibone wumva wakora ibintu ku giti cyawo. This proud heart will try and achieve the glory of heaven without the help of others. uyu mutima wuzuye ubwibone wumva wakora ibintu byatuma ugera mu ijuru nta kindi kintu kiwufashije. This proud heart will try and work its way to heaven. uyu mutima wumva wakora imirimo myiza kugeza ubwo Imana iwemeye kwinjira mu ijuru, instead of receiving the beautiful free gift of God. aho kugira ngo wakire impano nziza y'ubuntu y'Imana. We looked in detail at the leper named Naaman from 2 Kings 5. twarebye mu buryo bwimbitse inkuru y'umugabo wari umubembe witwa Namani. We saw his proud heart, twabonye umutima we w'ubwibone, but thanks be to God, ariko Imana ishimwe, we also saw that he humbled himself twanabonye ko yaje kwicisha bugufi before God and received the wonderful blessings from God. aca bugufi imbere y'Imana, yakira imigisha yayo. And as a reminder, we all have that same leprosy in our soul. ndetse mbibutse ko twese dufite ibibembe mu bugingo bwacu, A disease we can't deal with on our own. indwara twebwe tudashobora kubonera umuti. It is called sin. iyo ndwara ni icyaha. And the Bible tells us that we all have sinned. Bibiliya itubwira neza ko twese twakoze ibyaha. My dear friends, that means every single one of us. nshuti yanjye, ibyo bisobanuye buri muntu wese muri twe, Young and old, abato n'abakuru, rich and poor, abakire n'abakene, educated and uneducated, abize n'abatarize, wise and unwise. abanyabwenge n'abatari abanyabwenge. We have all sinned. twese twakoze ibyaha. And as we saw with Naaman, kandi nk'uko twabibonye kuri Namani, there is no amount of good works that will allow us to get to heaven. nta mirimo myiza iyo ari yo yose yatugeza mu ijuru. We can't pay for it ourselves. ntidushobora kwishyura ideni ngo tubone uko tujya mu ijuru ku bwacu. The Bible reminded us Bibiliya yatwibukije kandi ko in Isaiah 1:18, muri Yesaya 1:18, God makes the appeal to you right now. Imana irakubwira aka kanya, Come now, ngwino, let us reason together, saith the Lord. reka dutekerereze hamwe. Though your sins be as scarlet, nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, and they are as scarlet, kandi rwose niko biri biratukura, they shall be white as snow. bizaba umweru, Imana izabihindura umweru bise na sheregi. Though they be red like crimson, nubwo byaba umutuku w'amaraso, they shall be white as wool. bizaba nk'ubwoya bw'intama. God sanctifies us Imana iratweza and washes us, ikatwoza, just like he washed Naaman the leper nk'uko yogeje Namani umubembe, and cleansed him completely. ikamuhumanura burundu. Naaman tried and tried and tried on his own, Namani yari yaragerageje aragerageza mu mbaraga ze, and those efforts failed miserably. imbaraga ze zose zirangira akimeze nabi. And for you, my dear friend, ariko wowe nshuti yanjye, no matter how hard we may try, ndakubwiza ukuri, uko twagerageza kugerageza kose, our own efforts will fail miserably. imbaraga zacu zahinduka ubusa, tugasigara twihebye. We must trust completely in the Lord God Almighty. tugomba kwizera 100% Yesu Kristo ufite imbaraga. And in light of that, we looked at somebody that played a key role in Naaman's life. kandi twabonye inshuti zagize uruhare rukomeye mu buzima bwa Namani. We looked at a little maid who told him the good news. twabonye akana gatoya k'agakobwa karakaja kamubwiye inkuru nziza. We looked at his friends who encouraged him. twabonye inshuti ze aribo bagaragu ba Namani bamugaruyemo imbaraga. But then we looked at the most important person.
kandi tuza no kureba ku muntu urusha abandi gukomera w'ingenzi who played the role in his cleansing. wakoze umurimo ukomeye mu guhumanuka kwa Namani. It was the Lord God Almighty. Ni umwami Imana nyirimbaraga. God allowed him to hear. Imana yamwemereye kumva. God allowed him to come. Imana imwemerera kuza. God allowed him to get the message. Imana imwemerera kumva ubutumwa. God allowed him to have faith. Imana imwemerera kugira kwizera. And then God used all of that to effect a beautiful and glorious healing. Kandi Imana imwemerera no gukira kumugisha. And God is your greatest friend as well. Kandi Imana niyo nshuti yawe ikomeye nawe. Because he has allowed you kuko nawe yakwemereye to be able to have ears to hear. ngo ugire amatwi yo kumva. And that you might have the same faith that Naaman did. Kugira ngo nawe ube wagira kwizera kumwe nuko Namani yagize. For in Ephesians 2:8 kuko mu ba Efeso igice cya 2:8 and 9 n'uwa 9 he tells us, for by grace are you saved through faith. haratubwira ngo mwakijwe no kwizera kubw'ubuntu. And that not of yourselves. Kandi si kubwanyu. It is the gift of God. Ahubwo ni impano y'Imana. And just to make sure we don't miss it, kugira ngo tutaza kugira kantu dusimbuka, he says in verse 9, aravuga hano ku murongo wa 9, not of works, si kubw'imirimo, lest any man should boast. kugira ngo hatagira uwirarira. And in verse 10 he tells us, murongo wa 10 akatubwira ngo, for we are his workmanship, kuko turabo yaremye, created in Christ Jesus, ituremeye imirimo myiza, unto good works, muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, which God hath before ordained, iyi Imana yiteguriye kera, that we should walk in them. kugira ngo tuyigenderemo. So remember, my friend, ibuka rero nshuti yanjye, good works are very, very important. imirimo myiza ni y'ingenzi cyane. Because God has saved you to do them. kuko Imana yagukirije kugira ngo uyikore. But it's not by our good works ariko si kubw'imirimo yacu myiza that we earn or merit our salvation. dushobora guhabwa cyangwa se kwemererwa agakiza. So I'm going to beg you now, reka rero nkwinginge kano kanya, if you haven't already, niba ubifite kano kanya, please receive that precious gift that God offers you freely. ukaba uri gusobanukirwa neza, ndakwinginze akira iyo mpano Imana iguha kubw'ubuntu. And at the end of our time together, kandi ku iherezo ry'umwanya turi bumarane, Pastor Sadak will give you an opportunity to do that very thing. Pastor Sadoki ari buze kuguha umwanya wo gukora ibyo bintu maze kuvuga. So this brings us to our third type of heart today. uyu munsi rero reka turebe ubwoko bwa gatatu bw'umutima. In Christian, I'm primarily talking to you. kandi bakristo muteze amatwi ni mwebwe cyane cyane ndi kubwira. It's a verse that we all, I think, know well. ni umurongo twese dushobora kuba tuzi neza. And it's in 1 John 1:9. uri muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. If we confess our sins, nitwatura ibyaha byacu, he is faithful and just niyo kwizerwa, to forgive us of our sins kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu, and to cleanse us from all unrighteousness. no kutwezaho gukiranirwa kose. Today I'd like to talk to you about that broken heart uyu munsi ndagira ngo nkuganirize k'uwo mutima umenetse, that has sin in it. ufite icyaha muri wo. And my friend, even though you're a Christian, kandi inshuti yanjye nubwo uri umukristo, I can say with the authority of God's word, nakubwira nshingiye mu butware bw'ijambo ry'Imana, sin still plagues you. ko icyaha kikigufite. And I'll tell you today kandi uyu munsi ndakubwira ngo how that's the case. ukuntu icyo ngicyo ari cyo cy'ukuri kiri kubaho. And our adversary is so sly, umurezi wacu ni umunyabinyoma cyane, because he uses that sin kuko akoresha icyo cyaha to drive a wedge between us and our God. kugira ngo ashyireho urukuta hagati yacu n'Imana. But today I want to talk to you ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire about how to walk in the freedom uko wagendera mu mudendezo that's found right in the Word of God, uboneka mu ijambo ry'Imana, and through that great gift that God has given us. kandi binyuze muri iyo mpano ikomeye Imana yaduhaye. Just recently I talked with a friend. iminsi mike ishize naganiriye n'inshuti yanjye.
He had accepted Jesus Christ as his Savior many years ago. yari yarakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe imyaka myinshi ishize. He was faithful as a Christian yari umwizerwa nk'umukristo in doing good things for God. mu gukora ibintu byiza akorera Imana. Others looked to him and thought of him as a good man. abandi baramwitegerezaga bakavuga bati uyu ni umugabo mwiza rwose. He was able to impress others. yashoboye gutera abandi kumwigiraho. And he had done many good things. ndetse yakoze ibintu byiza byinshi. However, ariko sin had crept into his life. icyaha cyari cyaragiye kinjira mu buzima bwe. How does that happen to a Christian? ese ibyo bibaho bite ku mukristo? How can someone that has surrendered their life to Christ have sin? ni gute umuntu weguriye ubuzima bwe Kristo agaruka akagira icyaha muri we? Because there's a truth that we find in Scripture. kuko hari ukuri dusanga mu byanditswe byera. That though we have a new spirit, yewe nubwo dufite umwuka mushya, we're still clothed about in the flesh. turacyari muri uyu mubiri. Instead of listening to the still small voice, which is the Spirit of God within us, aho kugira ngo dutege amatwi ryajwi ryorohereye ryongorera rivugira mu bugingo bwacu, we instead listen to the screaming of our flesh. twiyumvira ugusakuza k'umubiri wacu. Our flesh doesn't want to give up. kamere yacu ntabwo ishaka kutureka. We still have longings and desires. turacyafite amakosa dukora n'ibyo twifuza bitari byiza. And then, and this is very, very important, kandi iki ngiki ni ingenzi cyane, when we listen and respond to the flesh or the devil, iyo twumviye kandi tukagira icyo dukora ku bijyanye n'ibyo kamere yacu y'umubiri ishaka cyangwa umwanzi ashaka, and we act on those temptations, ibyo bigeragezo twahuye nabyo tukagira icyo tubikoraho kijyanye n'icyo kamere yacu y'umubiri ishaka, we surrender ground in our life. tuba twemeye urubuga rw'aho kamere ishobora gukorera mu buzima bwacu. And this is so important. kinayo ingenzi cyane. I want to say it one more time. ndagira ngo nongere nkivugeho. When we respond to those temptations and act on them, iyo tugize icyo dukora ku bijyanye n'ibyo kamere yacu idusaba, we surrender ground in our heart. tuba twemeye ko mu buzima bwacu hazamwo ikibuga To our enemy. aho umwanzi akorera ibikorwa bye. The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 10, Bibiliya iratubwira mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 in verse number 3, umurongo wa 3, it says this, aratubwira ngo for though we walk in the flesh, nubwo tugendera mu mubiri, we do not war after the flesh. ntabwo turwana intambara y'umubiri. For the weapons of our warfare kuko intwaro z'intambara yacu are not carnal, atari iz'abantu, but mighty through God ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga to the pulling down of strongholds. zo gusenya ibihome. What are those strongholds? ese ibi bihome ni ibihe? Those strongholds are the things in our life ibi bihome ni ibintu biri mu buzima bwacu that we've surrendered to God. ibyo bintu tukabishyira hasi imbere y'Imana. And then it goes on in verse number 5 to say, akomeza hano ku murongo wa 5 avuga ngo casting down imaginations dukubita hasi impaka and every high thing that exalteth itself n'ikintu cyose cyishyirira hejuru against the knowledge of God, kurwanya kumenya Imana, and bringing into captivity dufata mpiri every thought to the obedience of Christ. ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. As we give into those temptations that assail us, uko twemerera ibyo bigeragezo bishaka kuturigitisha, kuturohamisha, we give our adversary an opportunity tuba turi guha umwanzi wacu amahirwe to start building strongholds. ngo atangire kubaka ibihome. And my friend, kandi inshuti yanjye, I understand this well, ibi ndabisobanukiwe neza, for I've lived it in my own life. kuko nanjye ubwanjye nabibayemo. And as I mentioned, I just saw it recently in the life of a friend. kandi ndi kubivuga maze no kubona ubuhamya mu nshuti yanjye. And the Bible confirms it for us. Bibiliya ikabishimangira.
He says in Hebrews 12, Bibiliya iravuga mu Baheburayo 12 verse number 1, umurongo wa mbere. wherefore, seeing we are also compassed about Abaheburayo 12 umurongo wa mbere, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, with so great a cloud of witnesses, n'abahamya bangana batyo, let us lay aside every weight twiyambure ibituremerera byose and the sin which doth so easily beset us. n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Sin besets us all. Icyaha twese kitwizingiraho. It's a truth of the Christian life. Uku ni ukuri abakristo bakwiriye kumenya. But God doesn't leave us helpless. Ariko Imana ntabwo itureka ngo iturekeraho tudafite ibyiringiro. However, when we yield to those temptations Rero iyo duciriye bugufi ibyo bigeragezo, and we allow them to take root in our life, tukabyemerera bigashinga imizi mu buzima bwacu, Satan can begin to build that stronghold. Satani ashobora kubinyuramo agatangira kubaka ibihome. But remember, my friend, Ariko ibuka neza nshuti yanjye, he has no liberty to do so in the life of a Christian ntabwo afite uburenganzira bwo gukora ibyo bintu mu buzima bw'umukristo without our consent. atari twebwe duciye bugufi ngo tubyemere. And that's why the Bible encourages us Ni nayo mpamvu Bibiliya idushishikariza to lay aside those things that distract us kwiyambura ibi byaha bibasha kutwizingiraho. and those sins that weigh us down. Ibi byaha bishobora kudushyira hasi. So instead of doing that, Aho kwikomezaho ibyo byaha setting them aside, tubishyire ku ruhande, we allow Satan to start building. ahubwo ngo twemerere Satani atangire kubaka. In Ephesians 4:19, Mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 19, Paul says this, Paulo avuga neza ibi. who being past feeling Umurongo wa 19, have given kandi babaye ibiti biha ubusambanyi, themselves over. bihaye ubusambanyi bwinshi. Did you see that? Given themselves. Urabona hano bihaye kwiha. That was a choice they made. Ahangaha ni icyerekana ko ari uguhitamo kwabo. We can give ourselves over. Dushobora natwe kwiha. And when we give ourselves over to sin, Kandi iyo twihaye icyaha, in the case of this verse, nk'uko uyu murongo uri kubivuga, it's either sexual desires or uncleanness or greediness. bishobora kuba ari irari ry'ubusambanyi cyangwa se kurarikira iby'abandi batunze. Once we've given over to those things Iyo twihaye ibyo bintu, and participated in them, ibyo bintu tukabishyira mu bikorwa, the next thing we know, igikurikiraho our enemy has a stronghold. umwanzi wacu yubaka ibihome. Given a longer time, Ndetse iyo tubikoze igihe, that becomes a fortress bihinduka umutamenwa, and then a full-blown castle. hanyuma bigahinduka umuturirwa. But God can overcome those things in our life. Ariko Imana yadutsindira ibyo bintu mu buzima bwacu. So I want you to look back at that verse in 2 Corinthians Ndagira ngo wongere urebe kuri uwo murongo uri mu Bakorinto ba 2 chapter 10, igice cya 10, and let's see where those strongholds are built. reka turebe aho ibyo bihome bikomeye byubakwa. For though we walk in the flesh, Kuko nubwo tugendera mu mubiri, we do not war in the flesh. ntabwo turwanira mu mubiri. For the weapons of our warfare are not carnal. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. No sword or gun or stick Nta nkota, nta mbunda, nta nkoni can be used in this battle. yakoreshwa muri iyi ntambara. Because in verse 5, Kuko hano ku murongo wa 5 he tells us where the battle is atubwira neza aho intambara iri, and where those strongholds are built. kandi naho ibyo bihome bikomeye byubakwa. Look at these 3 areas. Reba hano hantu uko ari hatatu. Casting down imaginations Ngo dukubita hasi impaka and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, and bringing into captivity every thought dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose to the obedience of Christ. ngo tubigomororere Kristo. The battle is in our mind. Intambara iri mu ntekerezo zacu. And those strongholds
that Satan builds kandi ibyo bikuta bikomeye satani yubaka are in our mind. nabyo biri mu ntekerezo zacu. Oh, my friend, nshuti yanjye, many of you benshi muri mwe have come to the point in your Christian walk namwe mwageze ahantu mu migendere yanyu ya gikristo where you feel helpless and hopeless aho wumva utagifite ibyiringiro namba because you've given yourself over. kuko wihaye ibyaha. And your adversary has built many strongholds in your life. umwanzi yarangiza kubaka ibihome byinshi bikomeye mu buzima bwawe. These strongholds ibi bihome are used by him bikoreshwa n'umwanzi to run sorties or patrols out kugira ngo agerageze kugukuramo ibyiringiro and attack new areas in your life. hanyuma akarushaho kugenda agira n'ahandi afata mu buzima bwawe. So before you know it, mbere y'uko ubimenya the situation in our minds uko biba bimeze mu ntekerezo zacu is helpless and hopeless for us to be able to win. nuko tuba twatangiye kuvuga ngo ntibishoboka ko twakwigera tugira ibyiringiro byo kunesha. We have no hope in these battles. ntabwo tuba dufite ibyiringiro muri izi ntambara. And that's when we develop that broken heart that's so important. aho rero niho tutangira kuremwamwo umutima umenetse. We don't have time to look at it today. ntabwo dufite umwanya wo kubirebaho byose uyu munsi. But in Jesus' first recorded sermon, ariko mu butumwa bwiza Yesu yabwirije bwanditse muri Bibiliya, he talks about those that are poor in spirit. yavuze kwabo bakennye mu bugingo. That is the broken heart. abakennye mu mutima, uwo ni umutima umenetse. And it's a heart that God honors. kandi uwo ni umutima Imana iha icyubahiro. It's the heart that wants to do the right thing. ni umutima ushaka gukora ibitunganye. But the more and more things we want to do, those are the things we don't do. ariko uko turushaho gushaka gukora ibyiza niko turushaho kugenda tudakora ibyiza. And the stronghold just gets bigger and bigger. hanyuma ibikuta nabyo bikagenda birushaho kuba binini, byiyongera ubunini. But I am so grateful that the Apostle Paul ariko ndashima Imana ko intumwa Pawulo shares with us in Romans chapter 7 adusangiza hano mu Baroma igice cya 7 this very struggle. iyi ntambara. And he allows us to see kandi akatwemerera kubona that he is a godly man, ko ari umugabo wubaha Imana, wrestled with the very same things. nawe yarwanye n'ibi bintu natwe turwana nabyo. Oh, my friend, nshuti yanjye, this is good news aya ni amakuru meza, because we know that Paul was able to walk in victory. kuko Pawulo yaje kugendera mu ntsinzi. He says in Romans 7, starting in verse 14, aravuga hano mu Baroma 7 uhereye ku murongo wa 14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal. tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, This is ariko jyewe ndi uwa kamere. the Apostle Paul speaking. iyi ni intumwa Pawulo arimo aravuga. And he says, I am sold under sin. aravuga ati jyewe nagurishijwe cyangwa se naguriwe gutegekwa n'ibyaha. And then he tells us what that looks like. kandi akatubwira uko ibyo bintu bisa. For that which I do, ngo sinzi ibyo nkora, I allow not. ntabwo ari njyewe ubishaka. In other words, the things I'm doing, mu yandi magambo icyo Bibiliya iri kuvuga hano ngo ibintu ndi gukora I don't want to be doing. ntabwo ari ibintu nifuza kuba ndi gukora. But I am carnal, he says, ariko ndi uwa kamere, sold under sin. naguriwe gutegekwa n'icyaha. So he goes on in verse 15. aravuga hano ku murongo wa 15, And he says, that do I not. ngo sinzi ibyo nkora. What does he do not? ese ibyo adakora ni ibihe? For the things that he wants to do. kuko ibyo ashaka gukora, We see that he does the things he doesn't want to do, and he doesn't do the things he wants to do. urabona ibyo ashaka gukora ntabwo abikora, kandi ibyo akora si ibyo yabaga ashaka gukora. And he puts an exclamation point for us hano adushyiriraho akabazo and says this, aravuga ati but what I hate, ariko ubwo nkora ibyo ntashaka, that I do. ndemera ko amategeko ari meza.
And we don't have time to go to every verse, but let's look at verse 18. ntabwo dufite umwanya wo kujya kuri buri murongo ariko reka turebe wa 18. He says, "For I know that is in me, nzi yuko muri jye that is in my flesh, aho ni mu mubiri wanjye dwelleth no good thing. aho ni muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo For to will is present with me, kuko mpora nifuza gukora icyiza but how to perform that which is good I find not. ariko ikibi kikantanga imbere." Oh, my friend, inshuti yanjye, I have encountered so many Christians nagiye mbona abakristo benshi who don't want to be doing the things they're doing, badashaka gukora ibyo baba barimo gukora and yet they do. ariko bakabikora. And Paul says, I hate it. Pawulo aravuga ngo ibyo ndabyanga. So he goes on then at verse 24. akomeza avuga ku murongo wa 24, And he says of himself with disgust, aravuga ngo yemwe mbonye ishyano, "O wretched man that I am, ndi umuntu mubi, who shall deliver me from this ninde body of death?" ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu. He ends with a very powerful question. yasoje abaza ikibazo gikomeye. How do I get out of this sin? ni gute nasohoka mu cyaha? How do I stop doing the things I don't want to do? ni gute nahagarika gukora ibyo ntashaka gukora? How do I get rid of these strongholds that have assailed me? ni gute nasenya ibi bihome birimo kundohamisha? Worse yet, how do I get rid of these strongholds that I've surrendered? ni gute natoroka nacika ibi bihome jyewe ubwanjye naciriye bugufi bikubakwa? O wretched man that I am, mbonye ishyano, who shall deliver me? ninde wankiza? Oh, what a great question. mbega ikibazo gikomeye cyane. And I love questions in the Bible. kandi nkunda ibibazo biri muri Bibiliya. Jesus uses them so effectively. Yesu yagiye akoresha ibibazo mu buryo bukomeye. And Paul has built it up for us Pawulo nawe yarabitwubakiye so that we can relate to him completely. kugira ngo natwe dushobore kwisanisha nawe. He's painted the picture of his own heart, yadusigiye ishusho y'umutima w'ubwe in his own mind, mu ntekerezo ze, and he's realized ndetse yari yamenye ko that he's a wretched man. ari umuntu ubonye ishyano. My friend, do you feel that same wretchedness in your own life? inshuti yanjye, mbese nawe uriyumva nk'ubonye ishyano mu buzima bwawe? Oh, but I'm so glad he doesn't end there. ndashima Imana ko atari aho ngaho asoreza. This is the despair that I've felt in my own life. ubu uku ni ukubura ibyiringiro, ni ukujya hasi cyane jyewe ubwanjye nanyuzemo mu buzima bwanjye. This is that terrible despair that I just told you about in my friend. iki nicyo kintu cyo kubura ibyiringiro cyabaye mu buzima bw'inshuti yanjye maze kubabwira. This is a despair that many of you as believers in Christ have. iki ni ikintu abantu benshi nk'abizera mufite ubu ngubu. So he goes on to provide the glorious answer. arakomeza rero hano atubwira igisubizo cy'umugisha. I thank God through Jesus Christ our Lord. ndashima Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. So then with the mind, nuko njyewe mu mutima wanjye I myself serve the law of God, ndi imbata y'amategeko y'Imana, but in the flesh the law of sin. ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. The victory is through Christ, intsinzi iri muri Kristo, and the battle is in our mind. intambara yo iri mu ntekerezo zacu. Okay, you say, Dean, that sounds good, uravuga uti rero Dini, ibyo bintu ndumva ari byiza, but you haven't given me the help I need. ariko ntabwo wari wamubufasha nari nkeneye. Let's put your seatbelt on. reka dukenyere neza imikandara yacu, Get your pens ready, dufate ikaramu zacu, and I'm going to give you some powerful answers. hanyuma mbaye ibisubizo bifite imbaraga. These are answers that have helped me. ibi ni ibisubizo byamfashije jye ubwanjye. These are answers that I just shared with my friend, ibi ni ibisubizo nanjye nasangije inshuti yanjye, and they've had a real impact in his life. kandi byagize ingaruka ikomeye mu buzima bwe. So how do we battle those strongholds that our adversary has set up? ni gute rero turwanya kandi tugasenya ibyo bikuta bikomeye umwanzi yubatse muri twebwe? Let's flip over to Romans chapter 12, verses 1 and 2. reka tuze mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere And n'uwa kabiri. Paul is going to give us some very, very powerful answers. Pawulo agiye kuduha ibisubizo bikomeye cyane.
that are confirmed with scripture after scripture after scripture. byemeranya n'ibyanditswe bikongera bikemeranywa n'ibyanditswe. It's a truth that's given to us in scripture. ni ukuri duhabwa mu byanditswe byera, But so often we neglect it. ariko uku kuri inshuro nyinshi turakwirengagiza. In Romans 12:1 and 2, Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, he gives us the hopelessness of our situation. atwereka uburyo tudafite ibyiringiro bindi ibyo ari byo byose. Because he says, I beseech you therefore, brethren, kuko aravuga ngo nuko bene data ndabinginga by the mercies of God, kubw'imbabazi z'Imana, that you present your bodies a living sacrifice, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, holy and acceptable unto God, byera bishimwa n'Imana, which is your reasonable service. ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. But Dean, uravuga uti Dean, you just agreed with me that I have strongholds, rwose umaze kwemeranya nanjye ko mfite ibihome binini cyane byubatswe, and I am not holy nor acceptable with God. kandi nduwera nakwemerwa n'Imana. So how in the world do I do that? none sibyo nabikora gute? Because I, just like with Paul, kuko nanjye meze nka Pawulo, that's what I want to do, ibyo nibyo numva nshaka gukora, but I can't do it. ariko sinshoboye kubikora. So he goes on in verse 2 akomeza mu murongo wa kabiri, and gives us this glorious answer. akaduha igisubizo cyiza cyane. Be not conformed to this world. aravuga ngo kandi nimwishushanye n'iki gihe, ahubwo niko avuga, be ye transformed muhindurwe rwose by the renewing of your mind, mugize imitima mishya, that ye may prove kugira ngo mumenye what is that good neza ibyo Imana ishaka, and acceptable ari byo byiza and perfect will of God. bishimwa kandi bitunganye by'Imana. Be ye transformed by the renewing of your mind. muhinduke rwose mugize imitima mishya. Remember where those strongholds were built. uribuka aho biriya bikuta bikomeye byubakwa? It's in our mind. ni mu ntekerezo zacu. So my friend, inshuti yanjye, to be effective in the battle, kugira ngo ube umuntu urwana intambara utajegajega, you need to take the powerful word of God, ukwiriye kujyana ubushake bw'Imana bukomeye, which is sharper than any two-edged sword. kandi ubushake bw'Imana butyaye kuruta inkota iyo ari yo yose. You need to take the sword of the Spirit, ukwiriye gutwara inkota y'ijambo ry'Imana, which is the word of God, ari ryo jambo ry'Imana, and our only offensive weapon in the whole armor of God. kandi iyi ni nayo ntwaro yacu dushobora gukubita umwanzi muri iyi ntambara yose. And you need to start attacking the lies in your mind. ukwiriye rero gutangira kwataka ibinyoma biri mu mutima wawe with the truth of God's word. ukabikubitisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Philippians 2 says this. Abafilipi 2 haravuga ngo, in verse number 5, mu murongo waho wa 5, he's going to lay a challenge to each and every one of us. agiye kudushyiriraho ikintu cyo kudushishikariza twese. He says, let this mind be in you, ngo mugire wa mutima wari muri Kristo, which was also in Jesus Christ. mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Amen. We need to have the mind of Christ. dukwiriye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. So how do we get the mind of Christ? ni gute twagira umutima wa Kristo? We take the word of God, dufata ijambo ry'Imana, and we find in John chapter 1 kandi tubibona muri Yohana igice cya mbere that Jesus Christ was the word of God. ko Yesu Kristo yari ijambo. So we take Jesus Christ, ubwo rero dufata Yesu Kristo, we take his word, tugafata ijambo rye, and we apply it to our mind. hanyuma tukabishyira mu ngiro mu ntekerezo zacu. Over and over in Psalm 119, inshuro nyinshi hano muri Zaburi y'119 he talks about the power of the word of God. yagiye avuga ku mbaraga z'ijambo ry'Imana. How shall a young man keep his way? ni gute umusore muto yakweza inzira ze? By taking heed thereto according to thy word. azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. How will a young man cleanse his way? ni gute umusore azeza inzira ye? It's by the word of God.
ni gukoresha ijambo ry'Imana. So let this mind be in you, Reka rero uyu mutima ube muri mwe, which is also in Christ Jesus. uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Philippians again, chapter 4, verse 8. Abafilipi 4:8. Paul goes on to expound on this for us. Paulo akomeza aturamburira bino bintu. And listen to this powerful list that he gives us. Ndagira ngo wumve kandi utegera amatwi uru rutonde rw'ibintu bikomeye agiye kuduha. Whatsoever things are true, Ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose, whatsoever things are honest, ibyo kubahwa byose, whatsoever things are just, ibyo gukiranuka byose, whatsoever things are pure, ibiboneye byose, whatsoever things are lovely, iby'igikundiro byose, whatsoever things are of a good report, n'ibishimwa byose, if there be any virtue, nihaba hariho ingeso nziza, if there be any praise, kandi hakabaho ishimwe, think on these things. abe ari ibyo mwibwira. Think on these things. Ibi bintu aba ari byo mwibwira. Did you see that word think? Ese kwibwira wabibonye? Put them in your mind. Bishyire mu ntekerezo zawe. Let them start replacing those strongholds. Reka bino bintu bitangire gusimbura bya bikuta binini birimo byari byubatse. Think on truths about God. Tekereza ku kuri kuvuga ku Mana. Who he is. Tekereza kuwo Imana ari we. What he's done. Ibyo Imana yakoze. Think on things in the Bible. Tekereza ku bintu byanditswe muri Bibiliya. In the beautiful stories of victories that he's given us. N'inkuru zo kunesha zagiye ziduhabwa. You may look at your strongholds. Ushobora kureba ibikuta byubatswe muri wowe. Very much like the army of Israel looked at Goliath. Nk'uko Abisirayeli bari barimo kureba Goliyati. There was no overcoming that stronghold. Bari barimo kureba bakabona nta buryo barenga kiriya gikuta. But David didn't think on Goliath. Ariko Dawidi ntabwo we yari arimo gutekereza kuri Goliyati nka Goliyati. David thought on these things. Ahubwo Dawidi yatekerezaga kuri ibi bintu nari maze kubabwira. He thought on his great and mighty God. Yatekereje ku Mana ye ikomeye. And God wrought a great victory. Kandi Imana ihita imuzanira intsinzi ikomeye. And he wants to effect that same victory in your life, my friend. Imana ishaka kuzana intsinzi nk'iyo ya Dawidi mu buzima bwawe. He wants to show himself strong on your behalf. Imana ishaka kwiyerekana nk'inyembaraga mu ruhande rwawe. We mentioned yesterday Ejo twaravuze ngo the man who was possessed with many demons. umugabo wari ufite abadayimoni benshi. Those were demons in his life. Abo bari abadayimoni bari mu buzima bwe. Strongholds. Bari baramuboshye baramwubatsemo igikuta. Which could not be overcome. Kitari gusenywa n'umuntu uwo ari we wese. And yet after Jesus met with him, ariko Yesu ahuye nawe, he was released from those devils. Yaje kubohorwa, abo badayimoni baramurekura. And the city came out to see him. Abantu baza kumureba. And in Mark chapter 5 you can read that the city found him. Muri Mariko igice cya 5 wasoma uko umujyi waje gushaka Yesu. Sitting and clothed and in his right mind. Bagasanga uwo mugabo yicaye atuje ateze amatwi ari kumva ibyo Yesu yigisha. Jesus wants to deliver you from the very same strongholds that Satan has erected in your life. Yesu ashaka kugucungura, akakubohora, akagukura mw'iyo minyururu, mw'ibyo bikuta wubatswemo. And he's going to do that. Kandi ibyo azabikora as you're faithful nk'uko ukomeza kuba umwizerwa, to get a hold of his word, kugira ngo wakire kandi ukomeze ijambo ry'Imana, and start letting it wash you, hanyuma ureke ijambo ry'Imana ritangire kukoza, and cleanse you. rigutunganye. And as you start thinking on these good things, kandi uko utangira gutekereza kuri ibi bintu byiza, these pure things, ibi bintu bitunganye, these honest things, ibi bintu byo kwizerwa, these true things, ibi bintu by'ukuri, Jesus says you will know the truth, Yesu aravuga ngo muzamenya ukuri, and the truth shall make you free. kandi ukuri niko kuzaba batura. Take God's word Ufate ijambo ry'Imana and let it start replacing those strongholds. hanyuma ureke ritangire gusimbura ibyo bikuta byagiye byubakwa muri wowe.
Let God's word walk through the rooms in your house. reka ijambo ry'Imana rikore muri buri cyumba cyose cy'inzu yawe, The house of your heart. ndavuga inzu y'umutima wawe, And taking down the old pictures. hanyuma rikureho ayo mashusho ya kera yo muri kamere, Those strongholds that used to be there. ibyo bikuta byari bihari, And let him put up pictures of truth. hanyuma umutima utangire gushyiramo amafoto y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, In deliverance. ukuri ko gucungurwa kwawe, Pictures of freedom. amashusho y'umudendezo. Oh, I beg you, my friend. Ndakwinginze nshuti yanjye, Let him transform your mind. reka Imana ihindure umutima wawe. So I beg you Ndakwinginga to consider him kugira ngo wemerere Imana, and let him do a great work in your life ureke Imana ikora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, so that God can receive the glory. kugira ngo Imana izahabwe icyubahiro. So my friends, Nshuti zanjye, if you haven't received Christ as your Savior, niba utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, I beg you to do that now. ndakwinginga bikore kano kanya. And if you have, Kandi niba warabikoze, I plead with you ndakwinginga that you would let Jesus Christ, kugira ngo ureke Yesu Kristo through his word, binyuze mu ijambo rye, as you read it, ukurisoma, study it, ukuryiga, memorize it, urifata mu mutwe, and meditate on it, ujye wongera uryibwire, that he would be able to tear down the strongholds in your life. kugira ngo Imana ibone gusenya ibikuta byubatswe mu buzima bwawe, So that you no longer have to have that broken heart. kugira ngo we gukomeza kugira uwo mutima ushenjaguritse. Thank you for my dear friends in Rwanda. Murakoze cyane nshuti zanjye zo mu Rwanda. And I turn it over to Pastor Sadak to close us. Reka dusoze. Thank you. Reka mbashimire cyane ko mwari kumwe natwe, mbabwira ko mushobora kutubona kuri 0783001646, ndetse ushobora no kuza ku rubuga rwacu rwa Twitter cyangwa YouTube ukatubona. Yewe ushobora no kureba kuri website yacu www.newlifeinchrist.rwa. wahasanga amakuru menshi cyane, wahasanga ubutumwa bwinshi cyane butandukanye, ndetse ushobora no kutwandikira ukatubaza ikibazo cyangwa nawe ukaduha inyunganizi. Mana nziza ushobora byose, ni wowe uzi imitima yacu kandi ni wowe uzi aho buri muntu wese ahagaze. Mana, uyu munsi wa none ndagusabye ngo udukorere igitangaza, buri muntu wese ibikuta byaba byubatswe mu bugingo bwe, byaba byubatswe mu ntekerezo ze, ubisenye, maze mwami abo w'umudendezo agendere mu kuri no mu mucyo by'ijambo ryawe. Bana natwe kandi ukore byinshi birenze ibyo tugusabye, mu izina rya Yesu n'umwe dusabye twizeye, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.